gupfa byinshi, bategereza ko ari bukinduke, ibyo ntibabibona. Bategereza ko inyanja imumira, ibyo ntibabibona. Ndakubwiye ngo hari ibintu abantu bagutegerejeho batazakubonaho, kereka ruva mu isezerano ari nta mpamvu. Ariko abagomeje mu masezerano hari ibintu abantu babategerejeho batazigera babona. Nimwegera Imana, Imana izabahisha, Imana izabahagararaho, Imana izabana namwe, Imana izabarengera. Mu gihe bategereje kugiye guturika, mu gihe bategereje kugiye gupfa, mu gihe bategereje kugiye kuva mu kazi, mu gihe bategereje ko abana bava mu mashuri, baterahindura amagambo bati eneziri fotakini posta. Barahindura bati nima Imana yokabyara, Imana yogaheka, ishoboye byose. Abanyamahanga, abapagani, abagome batangiye kuvuga ngo niki ni Imana. Ariko kubera ko ari Imana, abantu bazahindura amagambo ku buzima bwawe. Hari aho bagutegeye iyo bavuga ngo ntacyo uzageraho, hari aho bagutegeye igihe bagukomeretsaga, hari aho bagutegeye igihe wangaga n'ababyeyi, hari aho bagutegeye igihe bagutega hanze. Hari igihe ariko Imana yongeye kuhagarara bundi bushyashya. Lakini fota ya zinita yongeye kuhagarara, abantu bagiye guhindura bati yewe ni Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Fata ijambo mu buzima bwawe, wowe unkurikiranye ku Iyogezabutumwa TV, wowe unkurikiranye, Imana ifate ibikugenza, abakugenza bahindura amagambo bavuge bati niki ni Imana. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibane natwe. Nongeye kubana namwe muri iki gitondo cyiza Imana yaduhaye, kuko iki gitondo ni igitondo cy'umugisha. Hari abantu benshi batabashije kubyuka ari bazima, ariko twebwe twabyutse turi bazima. Imana nibishimirwe. Rero nongeye gushimira Iyogezabutumwa TV, bongeye kutugirira icyizere hamwe n'Imana, bakongera kutugarura kuri kamera kugira ngo twongere dusangire ibyiza byo muri urugendo. Rero dusuhuje abantu mwese mukurikiranye Iyogezabutumwa ku isi hose. Ndabizi neza ko Iyogezabutumwa ku isi hose riramamaza ubutumwa. Niyo mpamvu nongeye kubasuhuza, ngasuhuza abari muri Amerika, ngasuhuza abantu muri mu Bubiligi, ngasuhuza abantu muri mu Bwongereza, ngasuhuza inshuti zacu zose z'Iyogezabutumwa, inshuti zidushyigikira kandi mukabana natwe mukumva ijambo ry'Imana tugasangira. Turabasuhuje. Imana amahoro ibaha umugisha. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umunezero Imana yaduhaye. Ndabizi neza ko abantu muri mu bihe bitoroshye, ariko ibihe uko byameze kose tugombye kubana na Yesu, kuko Yesu niwe ugenga ibihe. Imana uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Niyo mpamvu tutagombye guheranwa n'iby'isi, ahubwo tugombye kugira igihe tukumva iby'Imana, tukumva ihumure ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Imana yampaye intego y'iri jambo iravuga ngo Imana ihagurukije umucamanza w'ukuri ku buzima bwawe. Imana ihagurukije umucamanza ku buzima bwawe. Hari aho warenganiye, hari aho wabuze umuntu kuvuganira, wahuye n'ibibazo buri umuntu waguhumuriza, wabuze uwo wasanga bitewe n'igihe wari urimo, ariko Imana ya Isiraheli ivuze ko ihagurukije umucamanza. Imana ishimwe ko ifite abacamanza kandi yiteguye kubatwoherereza kuri buri muntu umwe wese.
reka twinjire mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, umwanya mwiza dutuje ducecetse kugira ngo imitima yacu yumve icyo Imana iyigambiriyeho. Imana itugirire neza. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Abami ba mbere, dusome igice cyaho cya 3, turahera ku murongo waho wa 16. Bukeye abagore babiri ba maraya basanga umwami bahagarara imbere. Umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana, maze iminsi 3 mbyaye. Uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko ninjoro umwana w'uyu mugore arapfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye, amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje, mbona ko atari umwana wanjye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima ni we wanjye, wapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati, oya, wapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe aragira ati, umuzima ni uwanjye, uwapfuye ni uwawe. N'undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye ni uwawe, umuzima ni uwanjye. Mwakire neza igice dusomewe. Twongere turebe igice cyo mu byakozwe n'intumwa. Dusome igice cyo mu byakozwe n'intumwa, igice cya 28, naho twumve icyo Imana ivugana natwe. 28 umurongo wa mbere haravuze ngo, tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Amen. Bene babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa agapfa akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona nta cyabaye, barahindura bati, ni Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Ubwo rino jambo hari icyo Imana ishaka. Bibiliya itubwiye ku bagore babiri ba maraya. Abo bagore bari abagore ba maraya, bari baragiye bafata inzu ya maraya yo kubamo. Bibiliya itubwiye ngo aba bagore babanaga mu nzu imwe, ari abagore babiri, ariko hashize iminsi babana, ngo umwe aratwita, ariko ntiyageze ahishurirwa ko mugenzi we yari atwite. Ariko haciyemo iminsi wa mudamu arabyara. Amaze kubyara, uyu mudamu arabyara. Amaze kubyara, azana umwana w'uruhinja, amushyira mu nzu, abana nawe umunsi wa mbere, abana nawe umunsi wa kabiri, abana nawe umunsi wa gatatu. Ku munsi wa gatatu abona mugenzi wiwe nawe yabyaye. Kubyara byari umugisha tudashingiye ku byaha bari barimo.
kuko umwana ni umugisha, umwana ni umwana uturuka ku Uwiteka, kandi umwana nta cyaha agira kuko ababyeyi be ibyo ni ibyabo, ariko umwana we yaraje ari umwandu uturutse ku Uwiteka. Uyu mwana rero bamaze kugera ku isi ari abana babiri, abana urugendo rwaratangiye rwo kubaho mu isi, kuko nawe uyu mwana wamubyaye atangira kubaho ukamwishimira, ukamushyira mu gituza. Ndetse hari n'ikintu tujya twumva bavuga ngo umubyeyi yabyaye ari ku kiriri. Aba babyeyi iminsi bahuye n'akaga, iyo minsi ntekereza ko ni iminsi bagombaga kuba bari ku kiriri. Uyu mubyeyi ngo aryamye, ngo mugenzi we ari mu rugo, ngo aryamire umwana we nabi, ngo amuryamiye nabi bitewe n'igihe cyangwa se n'ibyo yakoze. Yaryamiye umwana nabi, kuko iyo akiza kuba mu buzima bwiza bwo kunezeza Imana ntabwo aba yararyamiye umwana nabi, ariko yaryamiye umwana nabi. Amaze kuryamira umwana nabi, umwana umwuka urahera arapfa. Imana ituganze. Ngo amaze gupfa yigira inama mbi zikomoka kuri Satani, aravuga ati ni gute mugenzi wanjye yagira umwana muzima njyewe nkagira umwana wapfuye? Reka nigire inama. Arabyuka ngo ageragenda bunyombo abucece, ngo afata umwana amukura mu gituza cya nyina, ngo aramutwara amushyira ku gitanda cye, afata umwana wapfuye amushyira ku gituza cy'usinziriye. Imana itugirire neza, Imana ituganze. Ngo uyu mubyeyi Bibiliya iratubwira ngo mu museke abyutse agiye kosa umwana, asanga umwana yapfuye. Yibaza uko byagenze, yibaza isaha cyangwa se iminota asinziriye, ukuntu umwana yaba apfuye atarwaye biramuyobera. Ngo ariko agize mu gushishoza no kwitegereza, ngo asanga umwana wamupfiriyeho ntabwo ari uwe, ariko nibyo asanga si uwe, asanga umwana ntawe yigeze abyara. Ngo yitegereje wa mugenzi we asanga umwana ni wo wiwe. Ngo aramubaza, kuko ikibazo kibaye umuntu arabaza, aravuga ati uwo mwana ni uwanjye, ariko ndimo ndabona uyu mwana wapfuye ari uwawe. Aramubwira ati reka shyirwa iyo ushyirwa, njye nteruye umwana wanjye muzima, nawe uteruye umwana wawe wapfuye, uyu mwana ni uwanjye. Rero bajya impaka, ndetse rimwe na rimwe habaho intonganya, kuko ntekereza ko abantu nta mwuka muzima uhari, kuko habonetsemo urupfu, kandi urupfu rufite akandi kaga. Umwe yafashe umwana amugereka ku rundi, ariko icyo kintu uretse Imana yonyine yakigukuraho. Ndakubwira ko ni ikintu kiremereye, kandi ni akaga gakomotse ku badayimoni. Uyu mwana ngo aramufata neza. Amaze kumufata, kuko yagombaga no kumujugunya, kuko yarabonye atamubyaye, ariko kubw'impuhwe z'Imana n'urukundo rw'Imana, nuko amaso tuyahanze ku musaraba, nuko twizeye ko araho bizasobanukira atari imbere y'amaso y'abantu, yafashe umwana neza. Arangije bajya imbere y'umwami, baravuga ati ubwo bitunaniye hagati muri twebwe, reka tugende dusange umwami adufashe. Imana itugirire neza ko hari umwami witeguye kudufasha ku buzima bwacu, witeguye kudufasha mu bibazo byacu, twiteguye gusanga mu gihe akaga katugwiriyeho, twiteguye gusanga mu gihe ubabaye, witeguye kumusanga mu gihe bakurenganyije, witeguye kumusanga mu gihe baguhohoteye. Uyu mwami arahari kandi ari maso, yiteguye guca imanza zitabera. Uyu mwami arahari ku kibi n'icyiza. Uyu mwami Yesu yaramuteguye kugira ngo azarenganure abari kurengana. Rero ngo baragenda bamugeze imbere, ngo umwami arabitegereza, nabo baramwitegereza. Umugore umwe aravuga ati mwami, ati njyewe mfite ikibazo, ntabwo nezerewe, nahuye n'ibibazo nari niteze. Njyewe naryamanye n'umwana ari muzima, uyu mwana wanjye twari turi kumwe, kandi uyu mwana namwitegereje, nakomeje kubana nawe, ariko hari igihe gito naje gusinzira. Mu gihe sinziriye sangwa mu gitondo nkangutse mfite umwana wapfuye. Mu museke nagiye kumwosa, sanga umwana yapfuye kera. Ndibaza ati ese mwana wanjye byagenze bite? Ntangira kugira agahinda n'amarira, umuntu ubuze umwana, umuntu ubuze ubuzima, umuntu ubuze amaraso yanjye. Ariko muri
ako gahinda mwitegereje nsanga umwana ntago ari uwanjye. None mwami dore umwana wanjye nuriya ndimo ndamubona, ariko uriya mugore uyu wapfuye nawe n'uwiwe, ariko ntago ari kubyemera. Umwami abaza uwo mugore amubwira ati mugore we bimeze bite? Aramubwira ati arakubeshya, uwo mwana wapfuye n'uwiwe, ahubwo arashaka kunyambura umwana wanjye. Reka nkubwire mwene data, aho ubeshera Imana irahari, aho ubeshera Yesu arakureba, aho ubeshera hagati yawe n'ubeshya hari Imana, uribeshya. Imana izabishyira ahantu hagaragara kandi hari umucyo. Ngo uyu mubyeyi umwami arababaza ati mbese none murumva biri bugenda umugore ufite umwana muzima ati ngende umva ari uko byagenda. Uyu mugore yajya gushingura nanjye nkajyana umwana muzima, kubera ko burya ntawe ujya wivuga amabi ameza ahari. Uyu mugore umwami aravuga ati none nimutuze imitima yanyu mureke mvuge. Iyo umwami avuga abantu baratuza bakumva icyo avuga. Arabwira ati none rero uru rubanza ngiye kuruca, buri muntu wese arakira igisubizo, nimuhumure. Bayiwe dayiserefo, buri muntu wese arakira igisubizo, nta muntu n'umwe adatanye igisubizo, kuko urubanza rwageze ku mwami. Mwami arabwira ati none rero uyu mwana uteje ikibazo nimumuzane mumurambike aha, wapfuye we yamaze gupfa, ariko uyu muzima uteje ikibazo nimumurambike aha, ubundi tumucira urwa kibera, kuko Imana yacu irahari ntago izigera irenganya. Intore ziyitakira ku manywa na nijoro. Imana ikurenganure wararenganye, Imana ikurenganure wahuye n'akaga, Imana ikurenganure wahuye n'ibibazo, barakurengereye, barakwambuye, barakuriganyije, bateruye umwana muzima bagusigira umwana wapfuye, ariko Yesu byose araza kubishyira ku mugaragaro. Imana ituganze. Ngo umwami arababwira ati muzane uwo mwana, ngo umwana bamutereka imbere y'umwami. Umwami aravuga ati munzanire inkota. Umugore abonye inkota we aravuga ati Uwiteka we, amaraso ntameneka nyareba. Hayiwe mukunzi mwiza, aravuga ati njya ndi umukristo kandi nzahora ndiwe, ikizira cyangwa se ikibi ntacyo nkeneye, ahubwo bizanyura mu nzira Imana ishaka, ariko buri wese agatana igisubizo. Iyamaye izongera impereze n'ibindi, ariko simbona inkota isogota birebesheje amaso yanjye. Wowe madamu se urumva biri bugenda bite? Mudamu aramubwira ati mwami njyewe nuko tuvugana, uyu mwana mutera inkota. Maze uwo mugore aramubwira ngo mucemo umuhe igice nanjye umpe igice, noneho agenda ajya gushingura nanjye ngenda njya gushingura. Uwo mwami arongera arababaza ati se wowe madamu ubyumva gute? Ariko Bibiliya yatubwiye ngo mama w'umwana yaramufitiye imbabazi, n'igihe cyose turi mu mbabazi z'Imana. Ngo arangije aramubwira ati mwami wimwica, wimucamo nk'uko abivuze, ahubwo uyu mwana mumuhereza mujyane, uyu mwana wimubuza ubuzima, uyu mwana azavamo umuntu ukomeye, uyu mwana azakorera Imana, uyu mwana mumuhereza mujyane. Imana yamumpaye izongera impereza undi mwana. Umwami yitegereza uwo mubyeyi aravuga ati mbese uyu mubyeyi ufite kwizera, ufite imbabazi n'urukundo bingana gutya, akaba yemeye gutanga amaraso, uyu mubyeyi. Ngo umwami aravuga ati hoya, uyu mwana rero reka tumucamo. Bamaze kuzana inkota, umwami aravuga ati rero ngiye kumusogota, ujyana igice n'ujya ajyana igice. Umubyeyi ati nibyo, undi ati mwami have, undi ati mwami bikore, undi ati Imana ntabara. Ariko Imana yumva abayitakira ku manywa ndetse na nijoro, yohereza ubutabazi kuri uwo mubyeyi. Mwami
umwami aravuga ati dore uyu mwana ntabwo acibwamo mu izina rya Yesu. Uyu mubyeyi wamutanze ikigaragara n'uwiwe. Uyu mubyeyi wavuze ngo tumucemo ikigaragara ntiyamubyaye, kuko ntabwo wabyara umwana ku manywa cyangwa se umutwara amezi 9 uvuge ngo nibamucemo ubireba. Umubyeyi amwakira anezerewe. Imana ikunezeze, amwakira anezerewe. Uyu mubyeyi amwakirana urukundo, yongera kumva Imana imutabaye, yongera kumva Imana imurengeye, yongera kumva Imana ibanye nawe, yumva Imana bundi bushyashya muri we, kuko Imana yari muremeye imirimo ndetse n'ibitangaza. Haleluya, Imana ishimwe. Mwana w'abavati genda ujya gushingura, nawe jyana umwana wawe umwose. Mureke mbabwire bene data, nshuti z'umusaraba, iyo ufite umwana uba ufite ubugingo, iyo ufite umwana uba ufite umuntu ukomeye, iyo ufite umwana uba ufite andi mateka y'igihe kizaza. Umwana ni umugisha, ni umwana. Uyu mwana avuze ibintu byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu afite umwana wapfuye, erega hari impamvu mubona abantu bagenda n'umwana upfuye. Erega nawe baramukwibye, baramugutwara, bagusigira uwapfuye, bagutwara umwana muzima, bagutwaye ubucuruzi, bagutwaye amafaranga, bagutwaye ubuzima. Ntugisinzira, icyo ukoze nticyemera, induru za buri munsi mu rugo. Erega niko bagutwaye umwana muzima mwene data, bakagusigira umwana upfuye. Ariko ndagira ngo mbinginge, twegera Imana nayo izatwegera. Erega mureke dukomange kuko tuzakingurirwa. Uyu mwana mama wiwe yaramucyuye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Iyo umuntu afite umwana agira indi myitwarire, kuko iyo amuhetse arigengesera, iyo ateruye umwana aranezerwa. Ariko iyo umuntu afite igipfu akora ibintu bijyanye n'ibyo umwana afite. Iyo umuntu afite umupfu iteka ryose arangwa n'agahinda. Iyo umuntu afite umupfu nta byishimo, nta bigaragara. Rero bagutwaye umwana muzima, bagusigira umupfu. Ndakwinginga mwene data, iyo umuntu atwaye umupfu nta kintu cyemera. Iyo umuntu atwaye umwana apfuye nta kintu cyemera. Icyo akozeho cyose kiragenda, icyo akozeho cyose nticyemera. Uyu mwana rero mwene data bagusubije ari muzima. Twara umwana wawe nawe w'umupfu, genda ujya gushingura. Muze twegera Imana idukize ibyapfuye abantu baduhaye. Muze twegera Imana idukura mu gituza by'abaturambisemo, mu izina ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Uyu mwana mama wiwe yaramufitiye impuhwe ndetse n'imbabazi. Reka mbabwire, Abisirayeli bamaze kumva uko urubanza rugenze, baravuze ati Salomo hari mu bwenge bw'Imana. Haleluya, ubwenge bw'Imana buri muri we, butuye muri we. Iyo ataza kuhaba abantu bari kumarana, ariko kubera ubwenge bw'Imana aciye urubanza rutagira kibera. Imana ishimwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya 28 cyatubwiye ngo bamaze gukira, mana we, bamenya ko icyo kirwa cyitwa Merita. Bakimenya bamaze kugikira, bamenya ko cyitwa Merita. Bene igihugu babagirira neza, babacanira umuriro. Ariko ndakubwira ko atari neza, kuko bari batezemo ikigombye kubica, kikabatsemba kikabamara. Ariko Imana ya Isiraheli igifata mpiri ngo noneho ngo babacanira ngo umuriro, kuko imvura yari nyinshi n'imbeho yari nyinshi, ngo bategura umuganda w'inkwi. Ariko bashyiramo igikururuka kugira ngo kiza kwica Pawulo. Ariko abo bategeye kukwicira ni Imana izakurokorera. Abo bategeye kuzapfira ni Imana iguhereye ubuzima. Abo bateguriye igihombo ni ugiye kwakirira amafaranga. Abo bateguriye gusenya urugo ni Imana igiye kurwubakira. Abo bateguriye kuzaharwarira ni Imana iguhereye ubuzima. Aho bateguriye hose imigambi mibi ya Satani niho imigambi y'Imana
ije guhagarara mu izina rya Yesu Kristo. Amen. ngo Pawulo ngo agiterura umuganda ngo winkwi ngo wenyegeza mu muriro ngo akiwushyiramo ngo havamo igikururuka mu kinyarwanda cyitwa inzoka ngo kimaze kuva imbaraga z'Imana zitwika iza Satani, imbaraga z'Imana zirahebumbura, imbaraga z'Imana zirazura, zageze kwa Lazaro ari mu gituro ziramuhamagara, Lazaro yitabira mu gituro. Izo mbaraga z'Imana Pawulo zari zimuriwe mu izina rya Yesu. ngo Pawulo ngo baravugana barahwihwisa ngo bategereza kwapfa, batangiye kwishima ko kimurumye, batangiye kwishima ko agiye gupfa, batangiye kwishima ko ibyo batapanze Pawulo byamugezeho. ariko Imana iravuga ngo Pawulo we ndi kumwe nawe. Haleluya. Pawulo arakomera ngo arakomeza ariyotera, bakomeza kutegereza ko Pawulo abyimba, bategereza ko gutegereza ko Pawulo apfa ngo ntibabibona. hari ibintu abantu bagutegerejeho batagombye kubona kubera imbaraga z'Imana, bagutegerejeho guseba, bagutegerejeho kubona wandavura, bagutegereje kubona usohoka mu rugo wa mugabo we, bagutegereje kubona umugore wawe agenda wa mugabo we. ariko ndakubwira ngo ibyo abantu bagutegerejeho ntabwo bazabibona habe n'umunsi wa rimwe, kuko Imana hari ibyo iri kugutekerezaho mu izina rya Yesu. Pawulo ngo babandi, haleluya, ngo babandi bari bahari ngo bari bitite baje kureba, bibitubwira ko babandi n'abagome, babandi n'abatindi, babandi n'abarozi, babandi n'abakobanyi ngo bari hafi aho ngaho kw'icyo gicaniro, ngo baje kureba uburyo ngo Pawulo ngo agiye gupfira aho ngaho. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe uko Imana igihaba, Imana igiseruka, Imana igiza aha abantu batareba, igize icyacatse. Imana we, Imana ishimwe. ngo Pawulo ngo babandi bategereza ko ari bubyimbe cyangwa agapfa kindutse, ngo barabitegereza ngo aramaze umwanya munini, barahindura amagambo ngo niki n'Imana. Haleluya. barahindura ngo n'Imana. mutekereza iki kubona umugome ku buzima bwawe yavuga ko ari Imana ibikoze? mutekereza iki kubona umukobanyi agiye kuvuga ko ari Imana igutabaye? Imana ikugirira neza. ngo Pawulo ngo bategereza ko ari bupfa byinshi, bategereza ko ari bukinduke, ibyo ntibabibona. bategereza ko inyanja imumira, ibyo ntibabibona. ndakubwiye ngo hari ibintu abantu bagutegerejeho batazakubonaho, kereka ruva mu isezerano ari nta mpamvu. ariko abagomeje mu masezerano hari ibintu abantu babategerejeho batazigera babona. nimwegera Imana, Imana izabahisha, Imana izabahagararaho, Imana izabana namwe, Imana izabarengera mu gihe bategereje kugiye guturika, mu gihe bategereje kugiye gupfa, mu gihe bategereje kugiye kuva mu kazi, mu gihe bategereje ko abana bava mu mashuri. baterahindura amagambo bati eneziri fotakini posta, barahindura bati n'Imana, Imana yokazara, Imana yogaheka, ishoboye byose. abanyamahanga, abapagani, abagome batangiye kuvuga ngo niki n'Imana. Haleluya. ati n'Imana. ariko kubera ko ari Imana, abantu bazahindura amagambo ku buzima bwawe. hari aho bagutegeye igihe bavuga ngo ntacyo uzageraho, hari aho bagutegeye igihe bagukomeretsaga, hari aho bagutegeye igihe wangwaga n'ababyeyi, hari aho bagutegeye igihe bagutega hanze. hari igihe ariko Imana yongeye kuhagarara bundi bushyashya, lakini fota ya zinita yongeye kuhagarara. abantu bagiye guhindura bati yewe n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. fata ijambo mu buzima bwawe, wowe unkurikiranye ku Iyogezabutumwa TV, wowe unkurikiranye, Imana ifate ibikugenza, abakugenza bahindura amagambo bavuga bati niki n'Imana. abaguhiga, abategereje ko uzandavura,
bategereje ibyo byose bahindura amagambo bavuge bati bene data ni Imana. Ariko Uwiteka we ngo Imana ica urwa kibera. Haleluya. Imana ica urubanza rudafite amatiku, rudafite ibintu bindi inkurikizi. Ngo itabaye uyu mugore wajarira. Haleluya. Lakinita yajarira ariko agiye gutaha aseka. Mwene data nubwo uri kurira nyamara uzataha useka. Reka mbinginga mbabwire ngo iyo ufite umwana upfuye nta gukora ibintu bizima ngo byemere. Erega nubwo mureba abantu benshi ntabwo bigeze bamenya ko mu gituza cyabo babaguraniye bakabatwara umwana. Ariko iyo bareba hari ibimenyetso abantu batacyumva ko ari Imana ishoboye byose, ahubwo bumva ko ari ubwenge bwabo. Afite umwana upfuye ariko ntabwo yigeze agira gute abimenya. Ariko Imana iraduhamagarira gukanguka. Imana iraduhamagarira gukanguka kuko kugira ngo bamwibe umwana yarasinziriye. Mwene data nshuti y'umusaraba nawe warasinziriye, bagutwara ubutunzi, warasinzira bagutwara ubuzima bwawe, warasinzira ujya mu busambanyi, warasinzira ujya mu businzi, warasinzira urashoreka, warasinzira inzoga zirakubata, warasinziriye. Ariko Yesu aravuze ngo nyamara kanguka umenye neza ko baguhaye umwana ukugize gute upfuye, Imana igucira urubanza. Imana ishimwe ngo uyu mubyeyi atanye umwana muzima. Nawe ukeneye kwakira ubuzima, ukeneye kwakira irindi humure, ukeneye kwakira ibyo bakunyaze. Erega bagutwaye ubutunzi, Imana ikugarurira amafaranga, Imana iguha amahoro mu muryango wawe, Imana iguhereza amahoro. Hari ibikomere wahuye nabyo, Imana igukiza ibikomere, Imana y'amahoro igufata igukomeze, kubera ko ni Imana ishoboye ibintu byose. Twari bande, mwari bande, bariya bari bande bo kugirirwa neza n'Imana usibye Yesu wenyine wemeye gutanga amaraso yiwe ku musaraba kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo nibwo butugendamo, ubwo bugingo nibwo Imana igikomeza kugenda irinda uko bwije n'uko bukeye. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo Abisiraheli bamenya ko hari mu ubwenge bw'iki bw'Imana. Ni ryari utekereza kumva ubucuruzi bwa buri mu bwenge bw'Imana? Ni ryari utekereza ko ubuzima bwawe bwa buri munsi buri mu bwenge bw'Imana? Ni ryari utekereza ko abana bawe hari mu bwenge bw'Imana? Ni ryari utekereza ko itorero uyoboye hari mu bwenge bw'Imana? Ni ryari utekereza ko ikigo cy'amashuri uyoboye hari mu bwenge bw'Imana? Nyamara Abisirayeli bamenye ko hari mu bwenge bw'iki bw'Imana. Kandi iyo hari mu bwenge bw'Imana biremera mu izina rya Yesu Kristo, birakunda kubera kurapfukama ugahamagara ubwenge bw'Imana bugakora mu byari biteye, mu byari bigutesheje, mu byari bikuruje umutima, mu byari bikuguraniye. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana ya Isiraheli ibasangiye buri muntu wese ahantu ari, Imana imuhindure kubera ko uyu mubyeyi yatanye umunezero. Nawe ndakwinginga uve muri ibyo urimo. Erega warasinziriye. Burya niyo ubona ugenda ukagenda wivugisha mu nzira, burya ni kusinziriye utwaye umwana upfuye. Erega ndabinginga nshuti z'umusaraba, ntabwo uyu Yesu tuvuga ntabwo ari Yesu wo mu magambo, ni Yesu uri mu bikorwa, ni Yesu twabonye, ni Yesu batura, ni Yesu wongera kugarura ubugingo, ni Yesu utarura ibyari byarazimiye. Imana itugirire neza. Imana ya Isiraheli ishoboye ibintu byose nta kinanira. Reka nkubwire ngo izamurira icyizere, izamurira kwizera. Iri jambo ni wowe yatarizaniye, wowe unkurikiranye mu bihugu bitandukanye, wowe uri kundeba, wowe uri kumva turimo tuganira, njye ndaganira nawe kugira ngo tuvuge ngo hari mu bwenge bw'Imana, kugira ngo tuvuge ngo nubwo batuguraniye ariko Yesu atuzaniye ibizima. Haleluya.
haleluya. Yesu azanye ibizima. Urambura ibiganza byawe ubyakire, urambura ibiganza byawe wakire umwana muzima, kuko yiteguye gufata uwapfuye akamusubiza nyirawe. Ndagira ngo ubwire ngo uwanyazwe wese mu gihe gikwiriye yakira ibyo bamutwaye. Imana y'amahoro ituganze. Reka dukomeze gutekereza, kuzirikana kuri iri jambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ndumva cyane rirakenewe, kuko muri iri byaravuze ngo hazabaho ibihe bigoye. Mu bihe bigoye buri muntu wese yigenzure, arebe ibiganza byiwe n'igituza cyiwe ko haba harimo umwana muzima. Imana itugire neza. Rero reka dukomeze gusenga Imana. Imana izasobanura ibidasobanutse, Imana izakuvuganira, Imana izakurenganura, Imana izakugarura icyizere, Imana izaguha ubundi buzima, kuko umuririmbyi yaravuze ngo Yesu azarema indi shisha itarimo ibibazo. Rero reka nkubwire ngo Imana ikuremera ibizima kandi ubyakire n'amaboko yawe mu izina rya Yesu. Ariko hari icyo bigusaba, biragusaba kugira ibyo uvamo, none kugira ngo wegere mu by'Imana. Yesu akohereza umucamanza. Haleluya. Rero Imana ibaha umugisha, abankurikiranye Imana ibaha umugisha, abantu mwese mwateye komantere mukambwira uko ijambo ry'Imana muri Misiri kubafasha. Imana ibaha umugisha, abasabye kubasengera ndagira batangarize ngo ndimo ndasenga. Imana ibaha umugisha, abantu mwese muri kwiyageza butumwa mbasabye umugisha mu byo mukora, mu byo mutekereza, mu mirimo yanyu ya buri munsi, aho muyoboye mu murimo w'Imana. Imana ibaha umugisha, dukomeze kubana namwe, dukomeze gusangira ijambo ry'Imana. Iri jambo ni iry'imbaraga. Uyu munsi ndi kuribabwira, no mu gihe kizaza ni iry'imbaraga. Ngaho nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka dufatanye umuririmbyi wo mu ndirimbo z'agakiza atwinjize mu mwanya mwiza wo gusenga Imana. Ni umuririmbyi wa 90. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Aye mana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu.
urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujyayo kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza ibyishimo nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza ibyishimo nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga ndetse n'ubutware, twemerere Imana itwakire kandi Imana y'amahoro itubabarire ku byaha ndetse n'ibicumuro. Tumaze kumva ijambo ryawe duciye bugufiya mu mitima yacu. Mana turakwinginze ngo umuntu wese ukurikiranye Iyogezabutumwa TV, Imana imwambike imbaraga, Imana imukureho ibyamupfiriyeho, Imana imugarurire ubuzima, abagabo bagarurire ubuzima, ababyeyi bagarurire ubuzima, abasore n'abakobwa bagarurire ubuzima, wongeruremo ikindi cyizere gishya muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo dutatanyije imyuka mibi, duhagaritse imbaraga z'umwijima, duhagaritse imbaraga z'abakonikoni, abadayimoni bapfuye batizeye, abo ngabo turabirukanye. Sengeye mwami Imana, abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, abarwayi Imana ibakize kubwira ijambo, abarusha Imana baruhure kubwira ijambo, abafite ibibazo Imana y'amahoro ibikemure, uhagarike za cyamunara, abantu bakize indwara zananiranye, abafite kanseri Imana iborohereze, abafite amadiyabete. Ibyo byose ni ibyorezo biteye iyi si yacu turiho, ariko tubingingiye Imana, Imana y'amahoro igira ikintu ikora ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo, abatwaye umwana upfuye bataye agakiza bakakira umwana upfuye, abasinziriye bakabatwaye umwana upfuye, abo bose Imana ibavuganire, iboherereze umucamanza ku buzima bwabo. Imana ihagurutse umwavoka, Imana ihagurutse umucamanza kugira ngo nabo babashe kwakira umwana muzima, kugira ngo babashe kwakira undi munezero. Haleluya, lesinifo mwami Yesu. Twinginze Imana, twinginze Imana, Mana turagutumye udutumikire. Ijambo ryaravuga ngo tutabasha kugera nitugutuma uzadutumikira. Tugutumye ku mpande zose z'isi. Imana igenda ivura ibikomere, Imana igenda ihoza amarira. Erega abantu barabarijije, abantu bafite ibikomere, abantu bararushe, abantu baguye umwuma, ariko kuko uri Imana izi ibyabo, kuko uri Imana yamenye iby'amaraya, ngwino umenye iby'aba bagenzi, ngwino umenye iby'aba bagenzi bagutegereje, ngwino umenye iby'aba bagenzi baguhanze amaso. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginza kuri umunyembaraga, turakwinginza kuri hagati muri twebwe. Buri muntu wese tumusabiye umugisha, buri muntu wese tumusabiye amahoro. Iyogezabutumwa turisabiye umugisha mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amena. Turabakunda, turabasengera mu izina rya Yesu. Ejo bundi hirya muri iyi minsi ndimo numva Imana imata kubasengera, ngasengera abantu bafite uburwayi bwananiranye, ngasengera abantu mwagiye mwihana ibyaha kubireka bikanga, nzasengera abantu muri mu byaha mushaka kubirekura, abatangiye kunyandikira Imana ibaha umugisha. Ndaza kubaha umurongo w'uburyo tugombye gusenga. Abantu mwese mufite ibyabananiye, mwese ndabinginga ngo ndashaka gusenga Imana, kuko Imana iri kumata kubasengera. Rero nzabatangariza umunsi, ariko nta nubwo ari vuba.
ni nko kuwa kane cyangwa se kuwa gatanu nzabasengera. Imana mwitegure muce bugufi mu mutima, tuzongere kubana mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, tuzongera tubonane. Amen.